Mwaramutse, gitondo cyiza, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, ndifuza kuganira namwe muri iki gitondo ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza ibice 15 uhereye ku murongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo agumwuma cyane atakambira Uwiteka, aramubwira ati wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none inyota iranyica ngo mu maboko y'abatakebwe. 19 akavuga ngo ariko Imana ifukura iriba irehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Eni Hakore, hari Rehi na bugingo n'ubu. Reka dusenge. Turagushimiye Imana nziza muri iki gitondo, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko ari wowe udukunda kandi udufiteho umugambi mwiza. Icyubahiro no gukomera n'ibibi byawe Mwami Yesu, iri jambo rihindura imibereho yacu n'ubuzima bwacu, kuko ijambo ryawe ari ubuzima, kandi ijambo ryawe ntirijya rimanukira ubusa, ahubwo risiga ryuje icyo warigeneye Mwami gukora uwo munsi. Reka rero Mwami ubuzima bwacu buhinduke kandi utugirire neza, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Bakundwa mu Mwami, ndabashuje muri iki gitondo, mwaramutse aho muri hose. Ndifuza rero kubabwira ijambo Imana yashyize ku mutima. Ni ijambo rivuga ngo Uwiteka agiye kugufukurira iriba. Haleluya. Uwiteka agiye kugufukurira iriba aho hantu uhagaze, muri izo ntambara, muri ibyo bibazo bikugose. Bibiliya ivuga ku mugabo wita Samusoni yarwanye n'Abafilisitiya, ngo arangije rero aguye umwuma, ngo abwire Imana ati Imana, ngiye kugwa hagati y'abantu batakebwe, wankirishije ukuboko kwawe. Ngo Imana imufukurira iriba. Hari igihe umuntu agira inyota y'ubuzima, hari igihe umuntu ahura n'ibibazo bikomeye, hari igihe umuntu arwana intambara zirenze ubushobozi bwe, akagwa umwuma, akagwa hagati, agatakambira Imana, akayibwira ati Imana, ese ko ibi bintu bingose? Rero iki gitondo ndashaka kuvugana nawe. Humura, Uwiteka agiye kugufukurira iriba muri ubwo butayu, muri izo mbaraga zikugose, muri iyo myuka y'abaruzi, muri iyo myuka y'abadayimoni, muri ayo madeni, muri iyo ntambara y'aho utuye, y'aho ukorera, muri iyo ntambara y'ubuzima. Imana ije kugutabara aho utabona inzira. Muri ubwo butayu Imana igicamo imigezi idudubiza. Haleluya. Ngo agwe umwuma, atakambira Uwiteka, ngo abwira Imana ati ngiye kugwa mu maboko y'abatakebwe. Humura, ntuzagwa mu maboko y'abakwifuriza ibibi. Humura, ntuzagwa mu maboko y'abagome. Humura, ayo maboko ntazakugeraho. Humura, ayo maboko ntazakwica. Uwiteka Imana agiye gutanga ubutabazi ku buzima bwawe. Imana ya Isirayeli ije kugutabara. Humura, Imana igiye kugufukurira iriba muri icyo gihugu waguriyemo umwuma. Igihugu, hari igihe umuntu atura mu gihugu akaba mu butayu, hari igihe umuntu aba mu butayu bw'ubuzima, hari igihe ibintu byose bikakara, hari igihe ibintu byose byanga, hari igihe ibintu byose bikama, ariko Imana ishimwe cyane kuko igiye kugufukurira iriba muri izo ntambara. Aho utabona ubuzima hagiye kuza ubuzima. Amazi ni ikimenyetso cy'ubuzima. Yesu nashimwe cyane. Ngo Imana imufukurira iriba, ngo iryo riba amazi adudubiza. Uwiteka agiye kuguha umugisha, kandi umugisha utazagira limite, umugisha utazahagarara. Muri ubwo butayu, muri urwo rugo ruri mu butayu, muri ako kazi kari mu butayu, muri iyo mibereho iri mu butayu, aho uhagaze wenyine. Ahangaha Bibiliya igaragaza yuko Samusoni, umuryango wari wamufashe umuha Abafilisitiya. Ndabizi neza yuko abantu bagufashe bagira aho bagutanga, bagira ibyo baguha, bagira abo baguha. Abantu bagutanze mu kazi, abantu bagutanze mu miryango, abantu barakubeshyeye, abantu bagutanze mu maboko y'abanzi bawe. Ariko iki gitondo Uwiteka, umwuka w'Imana ugiye kukuzaho, ugusohore izo mbaraga zikurekure, kandi Imana igufukurira iriba. Akira ubutabazi bw'Imana muri iki gitondo, akira imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Uwiteka agufukurira iriba muri uku kwezi, Uwiteka agufukurira iriba muri uyu mwaka. Uwiteka kurebe neza, Uwiteka gucira inzira, Uwiteka gukure mu maboko y'abakurwanya n'abakwanga. Uwiteka agukize ayo magambo
asa nk'inkota kwica. Imana ya Isirayeli igiye kugutabara, igufukurira iriba, kandi iryo riba ntirizigera rikama. Umugisha Imana igiye kuguha ntuzigera ukama, ntuzigera usibangana, kuko Imana iyo itanze umugisha nta muvumo yongeraho. Imana igiye kugukiza amaboko ya Filisitiya, Imana ije kugukiza umwuma, Imana ije kugufukurira iriba muri iki gitondo. Akira ubutabazi, wowe ugoswe, wowe watawe, wowe watanzwe, wowe ugoswe n'ibintu byinshi. Imana iguha ihumure muri iki gitondo, kandi igufukurira iriba muri iyi mibereho urimo. Iryo riba ntirizigera rikama, kandi Uwiteka aragutabaye. Umwuka w'Imana agiye kuza akureho ibyo byose ibyaboshye ubuzima bwawe imyaka myinshi. Ukuboko kw'Imana kugiye kuza kukubohore. Akira ubutabazi muri iki gitondo. Imana ikumara inyota, Imana ikumara umwuma, Imana ikududubizaho amazi yayo. Uwiteka agufukurira iriba, kandi iryo riba ntirizigera rikama, isoko idakama. Uwiteka agutabare, kandi igitangaza Imana igiye gutabaza ubuzima bwawe ntikizigera gihagarara na rimwe. Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, kudufukuriye iriba Mwami, kutumaze inyota, kudukuye mu butayu, ko aho twatanzwe n'intambara zitugose uri Imana imanutse kuturwanirira. Umwuka wawe waje kurwana intambara, kandi Mwami twakira ubutsinzi buva kuri wowe. Buri muntu wese unyumva muri iki gitondo yakira ihumure riva kuri wowe Mwami, yakira ubutsinzi, ibimugose byose birangire. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Uwiteka akugirire neza, Uwiteka akurebe neza, Uwiteka aguhe umugisha, Uwiteka akwiteho, Uwiteka akurwanirira intambara zose zikugose. Imana ya Isirayeli ibane nawe. Ugira umunsi mwiza, amen.